Hey, y'all, come look at this. Ubu na WhatsApp nayo. WhatsApp? WhatsApp tunayibwirwa n'iki nagira telefone ariko numva babivuga. Ngo ni WhatsApp ariko nayo. Email nayo. Email? Email nayo zivugisha ukuri. Email nayibwirwa n'iki? Email. Ni twebwe ese ni mwebwe ni mwebwe nawe ugahita nkubita nk'akantu kameze nka gutyo. Hey, y'all, come look at this. Hasi batunze. Yaga aririmba ngo kamananga ka sebajuru. Eke? Kamananga urayizi siyo? Ikintu ubwira abantu bagukurikiye bari muri Amerika. Abafana bari muri Amerika. Se ko ntabwo nzingira yora. Urabafite. Ndi umuturage. Umuturage ariko kakanya ngo kiri mu rutiro hajya ni Ngarama. Muri Rugarama. Aka kanya rero ubu ngubu ntabwo kiri muri Rugarama. Hanze wagiye. Ubwira abafana bawe bari muri Amerika ikintu wababwira. Ikintu nababwira nabasuhuza ariko ikibazo mfite nuko giye kugera bizangora. Kugera muri Amerika byagora. Uramumenya? Ndamumenye. Kubaza icyo ugambiriye ni igiki kugira ngo umuhere ya telefone. Nase tuvugisha ukuri. Nta mukobwa wahaye ikibanza. Nawe nta no. Cyabuza namuguriye inzoga. Warangiza ngo inzoga nimbi. Umaze kumugurira inzoga. Ubu icyo nashaka nakigezeho. None se nigutumbwira ngo namafune. Nze wumva ko mafuna ni byata. Nawe se nibyo ugamije. Hoya nanga ari byo wimvugisha ibintu ndabuze. Ndakubaza uyu mwaye ari byo ugamije. Yewe nese uriya mukobwa si mwiza. Yakaba mwiza kumenya ko ari n'umwana. Nje nabyo byibuka. Underage. Byibuka. Nabyibuke ko ari umwana. Ase waretse inzoga uvugisha ukuri. Naziretse. Mfite n'abatanga ubuhamya. Nanazihamije. Ko urukumva yuko ufite ibitekerezo byazo biracyahari pe. Oya ntabwo bihari ahubwo ni munabizana. Umuntu uri munabona umwana akamwita umukobwa uzubwumva bishobora. None se uriya mwana ntabwo yuje imyaka tuvugisha ukuri. Ntayo. Se waba birebutera. Uriya mukobwa ntabwo yabyara. Yabyara ariko ari umwana. Ubwo baba bamuhana. Ese ngiye bundi rukubona ngana gute? Kubigeze no wabyaza umwana nka kuriya uri bona meze. Navuze ntabwo namubyaza ko sindi muganga. Ariko nanjye se ntabwo ari kumubyaza. Ubu yavugisha ukuri ufite nk'imyaka ingahe? Uriya njyewe. Ubuse ubwo uhenda ni nk'imyaka 23 cyangwa. 23 sugo nanjye nyiri umwana. Abana nashaje mfite abana barindwi. Ubwo kuba ufite imisatsi se kujya byo bivuga ngo urashaje. Oya imisatsi se ngenda yivuze. Gushaje. Inzoga ni nziza cyase nziza. Inzoga ntabwo ari nziza nakubwiye haye ingero. Reka noneho nkubaze. Sibyo reka nkwibarize. Ibiyobyabwenge ni ibiki? Ibiyobyabwenge je nsanzwe nzi n'urumogi. N'urumogi hari n'ibindi bavuga tutazi nabyo ibiyobyabwenge. Nyine ngenda kwibarisha. Ibyo kuri wowe mubaje ngo ikiyobyabwenge ni igiki? Ni igiki? Ikiyobyabwenge. Sobanura ikintu biti kiyobyabwenge. Umukobwa ashobora kukubera ikiyobyabwenge. Nyine ngawe mbwira ibiyobyabwenge ni ibiki? Umukobwa ashobora kuba ikiyobyabwenge bituze ukuntu wabyimitse. Hari n'urumogi iyo rwimitse rugomba kukubera ikiyobyabwenge. Inzoga nazo rero ziyo zawukoronesha zimera nk'ikiyobyabwenge. Nose kamubaza. Nari ubashije kumbwiramo wenda nka bine inzoga, urumogi, umukobwa. Ajya se bitatu ngiye hari. Muri ibyo biyobyabwenge n'ikiye wahitamo aho kugira ngo ufate wenda arukuntu uvuga ngo aho kugira ngo urumogi nawe inzoga cyangwa kugira ngo inzoga nakwindikundira abakobwa. Weho icyo wahitamo muri ibyo bitatu wenda ni iki? Aho kugira ngo ufate kimwe icyo wahitamo ni iki? Mu gihe bibaye ngombwa. Ntabwo inzoga nkazikontorora. Aho kugira ngo nkunda abo bana. Nkondo abana. Inzoga se. Aho kugira ngo nkunda abakobwa. Ese kugira ngo tudahisamo abakobwa. Papa ko yacyo dahisamo abakobwa. Abakobwa se? Abana beza ariko. Nabo bayobye ubwenge. Hari uburyo bwo kumukunda. Wenda mungana ufite icyo ugamije no kugira ngo uzamusabe cyangwa umujyani we wawe umujyane mu rugo
ariko rero hari uburyo wamukunda mutananganya n'imyaka ugasanga nabyo bibaye ikibazo. Oya ukunze so munganya imyaka. Ariko nabyo buriya bituruka uburyo wabinyujijemo mu nzira nziza. Noneho ko bicisemo inzoga ntitemo urumogi cyangwa hitemo abakobwa mu biyobyabwenge. Impamvu ushobora gukunda umukobwa bikakuviramo iyo wabishyize wabyimitse, hari igihe bikuyobya ukaba wajya ku mwana kandi bidakwiriye. Warya ku mwana? Umwana uturuje imyaka ushobora kumujyaho biturutse uba warabyimbitse byarakugiyemo, ntabwo ukatira, ntabwo ugira ubukatira. Ubwo rero niyo mpamvu nakubwiye ngo nabyo bishobora kukuyobya iyo byimbitse cyane. Kuki udahisemo urumogi? Urumogi rwo ntabwo nanaruhitamo, wenda inzoga ni ikintu kimara inyota wayinywa, ariko urumogi rero numva rwo bitashoboka. Kubera iki? Kubera bikwicira ubwonko, kandi ibintu byose ukora ntabwo uba ubona ari ibintu bizima, kuko bikujyana muri izo ngeso mbi z'ibintu byose ukumva nta n'ikibazo kirimo. Nese ubwo byose nka mu gitondo ugasanga umwana wawe yagiye ku rumogi, arimo gukoresha ikiyobyabwenge bita urumogi, wakora iki ako kanya? Wahita ukora iki? Nabwira abayobozi. Ntabwo nakubeshya, ntabwo nkubeshyira se. Genda umugenzi munutse iriya muri Rugarama. Yego. Bari abantu muraziranye? Turaziranye. Bari abantu muraziranye? Bari abantu uze kubabwira yuko urarenze kugeza ubwo tuvuga. Kuko bino biboro turi gukora biri kureberwa muri Amerika. Uzi ko abantu muri Amerika bari kukureba se? Abantu muri Amerika bari kukureba. Barandebera. Aha ngaha hano wicaye. Abanyamerika mutandi kumwe n'abanyamerika. Yego ubu kuvuga kandi tuvuga ni ibintu uri kuvuga muri Amerika. Byagezeyo? Nubwo bihindutse se? Nubwo bise bihinduka kaka. Ko twahoze tuganira se mbona reba ikino tukiganirira. Birahindutse. Ibyo bije bite? Umva se noneho tukamubwira. Aya turakina turakina. Ubu njye n'umuntu twiganirira no. Oya ubu bise bigera hanze. Kuri Amerika, ahubwo gira ikintu ubwira abantu bagukurikiye bari muri Amerika, abafana bawe bari muri Amerika. Ko ntabwo nzingira yora urabafite ndi umuturage ariko kakanya ngo kiri harya ni Ngarama muri Rugarama. Aka kanya rero ubu ngubu ntabwo kiri muri Rugarama, hanze wagiye. Ubwira abafana bawe bari muri Amerika ikintu wababwira. Ikintu nababwira nabasuhuza, ariko ikibazo mfite nuko giye kugera bizangora. Kugera muri Amerika byagora. Ese ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 54. Ase imyaka 54 n'igihe wahereye ukora, ubu ngubu ni wasevenze se wakwijyana muri Amerika ukagenda wenda ugatembera ugahita wongera ukagaruka. Mfite nkanga kugera muri Amerika muri nk'amafaranga y'inama. Gusa wenda nka miliyoni nkenye. Miliyoni enye iwanjye ntazo ngira. Ariko wazibona bitewe n'ibintu wagiye ukora, y'amazu wubatse, bya mirimo waguze. Cyetse mpagurishije hose ndibwo nayizibona, ariko ntabwo ubwo naba nsubiye gutangira. Ako bundi ko kera mu muco wa kera abantu bajyaga mu kuganira n'umusaza nka gutya, ntabwo wanyishimiye? Nakwishimiye, ahubwo nukunzanyemo mw'ibintu ngo ndimo ndavugana n'abanyamerika kandi muri kuvugana nabonaga twiganirira gusa muri Amerika twagiye. Yampaye nese ko bantu kera bishimiraga umuntu bagahita bavuga ati nari bino niho ngaheka gatarashi ko munsi y'urugo. Nako ngahita bavuga ati hariya nawe bahita bago cyane nakomara no kuguha amata. Ufite inka? Mfite. Zingahe? Ni imwe yagira inka bampaye. Yagira inka. Dushimire nde? Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Paul Kagame. Tumushimire ngo iki? Mushimire tuzakomeze n'abatarazibona zibahe twebwe tumaze. Ariko muze twaganiriye cyane pe, ariko riko nkubaza. Wumva umuziki? Umuziki? Ndashaje ntabwo nkunda umuziki cyane. Ese gusaza no kumva umuziki bihuriye. Kumva gusa se mu matwi. Unda nyine wenda ukaba waba ufite nk'umuhanzi ufana. Kondera imbyino za Kinyarwanda. Gakondo. Abacuranzi. Bacuranga inanga. Ko bruce-melodie nawuze? Oya. Naguze bruce-melodie? Oya, rwose nuko byumva gutyo ntabwo mbase. Chris Eazy. Ngaho Chris Eazy ibyo ntazi no kubivuga.
bushari yewe naba nkubeshye rwose ibyo bintu rwose ntabwo okay, none se umuhanzi ukunda bamwita ngo iki wenda niyo abakuriza za kinyarwanda nta kibazo abahanzi nkunda nka Sebatunzi Sebatunzi uramuzi se Sebatunzi nabuze Sebatunzi aririmba nk'akaye nyumita akapera wenda basanga mu akapera nuko nyine nk'utugambo yaririmbemo nyine kugira ngo nze kunata nyine nkunda kuririmba imbyino za kinyarwanda ni nyinshi yagiye aririmba ariko nk'urugero nyine nk'ukurongo nyine wenda reka mvuge ngewe umuhanzi nkunda harya nkunda ndera bushari wenda ngewe urabona ko ndacyari urubyiruko ngo abantu tungana ni twebwe ese ni mwebwe nawe ugahita nkubita nk'akantu kameze nka gutyo Sebatunzi yajyaga aririmba ngo kamananga ka Sebajuru kamananga urayizi yo afite nyinshi ubwo niyo mbasha kukubwira nyine papa gusa uraganira tu uraganira nabyishimiye nabikunze ubuse nitwongera gushaka kugira nije kunywa ya mata yanjye wanyemereye nzakubona gute uzansanga muri Rugarama akagari ariko nakamaranye urampa nimero yawe ya telefone yasengira telefone nusuvugana n'abantu gute twe gutuma turavugana na telefone dukoresha ntabwo ugikoresha phone uvuze urabona tutarimo turavugana telefone turavugana none se ubu na WhatsApp nayo se WhatsApp tunabibwirwa n'iki nagira telefone ariko numva babivuga ngo ni WhatsApp ariko nayo email nayo email nayo zivugisha ukuri email nabibwirwa n'iki email ariko mu rugo ufite televiziyo karaka ariko ufite umuriro ni winuze besore nta muriro urahagera se muri quartier yanyu uri hafi ariko nturahagera cyangwa kuzaza kugusura rero zaza kugusura ryari n'ejo niyo waza ariko nsanga hari ateretse ku ruhimbi rwose nzayahashyira ntabwo sijya utereka amata nanone mfite umufasha wanjye yatereka ubusa hari umugabo utereka amata ugire ku mabyizi ntabwo mbizi ubwo rero nibyo nkubwira yere ngo ukiri umwana ngenda cyari muto ngo nta mugabo utereka amata ayateretse se yabiki yetereka se gute kandi atarabitojwe ariko ushobora kubuza ibintu bya kinyarwanda byinshi bimwe ngiye mbizimo gake ariko hari abakuru nanjye banduta bazi n'ibirenze ibyo nzi uzari umuntu mukuru ukuruta hari sogokuru wawe aracyariho papa wawe nako ubwo ni papa wawe papa wanjye yarapfuye nahize ngo niwe mukuru wenda oya wakoze rero kuganira na